kubaha ikaze bakunzi bacu ba Schedule Official, umere hose turabasuhuje. Tumaze igihe tutabagezaho ibiganiro ariko impamvu z'inshingano umuntu aba arimo ahugiyemo nyinshi, ariko ntabwo ari ukuvuga ko twabibagirwa, ahubwo ni uko nabyo tuba tubona ari ingenzi kugira ngo ubuzima bukomeze. Yego, turagarutse tugiye kugaruka ku gihugu cy'Uburusiya, Amerika, Ukraine na OTAN muri rusange. Tugiye kurebera hamwe ku bintu bimaze iminsi binyura mu itangazamakuru, ngerageze no kubamara n'impaka ku bantu benshi iyo bavuze Amerika bakavugana n'Uburusiya, abantu benshi batekereza ku ntambara ko ishobora kubaho yabaho igihugu kikataka ikindi. Byinshi baraza kubisobanukirwa muri iki kiganiro, mumenye koko iyo ntambara yaba cyangwa se ntiyaba, ese igiye kuba byaterwa n'iki. Ibyo byose tugiye kubisobanukirwa muri kiganiro kirambuye. Tubonereho kubaha ikaze bakunzi bacu. Tugiye kubanza twanze kuri iyi ntambara irimo irabera muri Ukraine no mu Burusiya, hanyuma dukomeze inyuma y'iyi ntambara. Iyi ntambara ubwayo imaze igihe kinini, imaze kurenza imyaka 3 nk'uko nabibabwiye. Ni intambara yatangiye mu mwaka wa 2022 itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri. Ni intambara imaze iminsi, ni intambara imaze kugwamo ibikoresho byinshi n'abantu batari bakeya. Wenda igihe ushobora kumva mu ntambara kumva ngo barapfa abantu bangana gutya, ariko burya amakuru y'intambara burya ntabwo bayatanga yose, kuko buriya hazamo n'amabanga y'igisirikare kugira ngo abari ku rugamba bataza kujya gutya bagacika intege mu ntambara, ugasanga habaho igisebo ku ruhande rw'igihugu runaka. Ariko icyo dushaka kubereka hano, reka tubaze turebere hano ku bwato Abarusiya baherutse kumurika, uburyo bw'igisirikare cyabo cya submarine cyangwa se amato agendera hejuru y'inyanja. Bagerageje kumurika, berekana n'amadrone ateye ubwoba cyane, drone zagenewe kurasa amato. Tumenyere ko drone nyinshi zigenda mu kirere, ariko hari na drone zigendera mu nyanja, ariko zikaba zagenda no mu kirere icyarimwe. Ashobora no kumanuka hasi mu bujyakuzimu bw'inyanja, uburyo bushobora kurasa amato ari hejuru, agenda hejuru y'inyanja cyangwa agendera munsi y'inyanja. Rero naryo ni ikoranabuhanga riteye imbere cyane kandi rinahendutse ugereranyije no gukora amato, kuko buriya yaba gukora amasubmarine cyangwa se gukora amato asanzwe agendera hejuru y'inyanja ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi mu bijyanye n'ubushobozi. Ariko buriya drone ni ikintu gihendutse cyane. Gukora aka kantu kigiye gukorwa na Korea y'Amajyaruguru, abantu karabatungura cyane. Kigiye barimo bakangara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kwegereza amato ku hafi y'imbibi y'ubutaka bwa Korea y'Amajyaruguru. Icyo gihe bari no bantu bagerageje kumurika drone zigendera mu nyanja, berekana ubuhanganye bwabo. Buriya Korea y'Amajyaruguru nayo iri mu gihugu cya mbere ku isi gifite submarine nyinshi ziri mu mazi. Ubwo ni uburyo bwari bwisumbuyeho bwo Korea kugira ngo bugabanye gukora amasubmarine, ahubwo buteze imbere cyane gukora amadrone, kuko nicyo kintu gihendutse ugereranyije n'amato, kuko amato ni ikintu kinini, ni ikintu gisaba kuba harimo abasirikare, ni ikintu gisaba kuba harimo intwaro zihenze. Ariko buriya drone ni ikintu gihendutse kandi gishobora gutwara akantu gatoya aho gakora ibitangaza ku rugamba. Kubera ako kantu kanyuzemo, hari igihe abantu bambwira ati utuntu tugenda tunyuzamo n'utundi twiza. Reka rero tugaruke ku gitekerezo cy'umuntu wanyandikiye. Ariko icyo nkomeza kubasaba ku bantu banyandikira, mugerageze mwandikire, mujye mwandika muri WhatsApp, kuko mujye munyandikira kuri YouTube. Kuri YouTube nibwo byoroha, kuko WhatsApp hari igihe ushobora kunyohereza message nyohereje kuri WhatsApp nkaba nayisoma nka message zisanzwe, ariko uburyo ziri kuri YouTube menya ngo uwo munyandikiye yanyandikiye ashingiye hano. Dufate yanyandikiye ari kuri YouTube, ariko niba nanyandikiye kuri YouTube related no kuri YouTube. Wari yashaka kunyandikira kuri WhatsApp nkagira ngo ni ibindi arimo arambaza bisanzwe. Sintekereze ko wenda bifite isano n'ibiganiro tunyuza kuri YouTube. Numva byaba byiza mu gihe munyandikira kuri YouTube byamfasha. Kuko kuri WhatsApp hari igihe message zifata kimwe n'izo
n'iz'abantu rusange bo kuri WhatsApp. Yego turabashimiye rero. Kuba mubyumvise ni byiza, ariko izo message mujye muzinyura muri comment ibyo byiza, nabyo nanjye byamfasha kujya kubona uko ndasobanukiwe. Yarambajije ati se ko hari ubwato bwa nuclear bw'abanyamerika bwagiye gusatira igihugu cy'Uburusiya, Uburusiya ntibagiye kuburasa? Aha reka mbanze musobanure neza. Buriya cya kintu baba bakoze, ucunga neza buriya bwato bubiri, ntekereza ko ubwato bubiri butajya gukanga Uburusiya, nubwo n'uburi nuclear ndabizi zirasa ahantu hanini zikanahangiza, ko buriya ziriya nuclear buriya bwato bwe buhetse bwikubye inshuro zigeze mu 10 ku ntwaro za kirimbuzi barashe mu Buyapani mu ntambara ya kabiri y'isi. Bakubye inshuro zirenga 10 kuri ziriya ntwaro. Ku kindi wenda ugomba kumenya, buriya bwato bubiri bwohereje, ntekereza ko Amerika itatekereza kurasa ku Burusiya. Uburusiya nabwo buri mu bihugu bifite nuclear kandi nyinshi kurenza na Amerika. Uretse ko Amerika ari iya kabiri, ariko n'Uburusiya nabwo bufite nyinshi, kandi bukaba ari nicyo gihugu cya mbere gifite nuclear weapon nyinshi. Ukongeraho nuko buriya ku bantu batabizi neza, Uburusiya buhana imipaka na Amerika. Nubwo igihugu kimwe kiri mu burasirazuba, ikindi kikaba mu burengerazuba, ariko ku rugabano rwabo buriya harimo mayiro 8 uvuye kuri Amerika. Uvuye kuri leta ya Alaska kugera ku gihugu cy'Uburusiya, bivuze ngo harimo mayiro 8. Mayiro 8 nke cyane, bivuze ngo hariya nuko aba ari n'inyanja, ku modoka naho byakihuta. Nuko wenda hatakoreshwa imodoka, ariko ku modoka hariya yakoresha igihe kitarenze iminota 30 kuba igeze ive muri Russia igiye muri Alaska. Rero ngo hari ahantu ibihugu biherereye ubwabyo, ni ibihugu bisa nkaho bihana imipaka, nubwo wenda bitandukanye n'inyanja, ariko ni ahantu hagufi cyane. Urumva rero kwa deployinga ingabo cyangwa se intwaro ni ibintu byoroshye cyane. Hari ikindi kintu mugomba kwibuka, buriya Russia ifite system bita dead handle. Uramutse urashe Russia intwaro za kirimbuzi, bikaba ngombwa ko abantu baba batakiriho. Bafite system yabo ishobora kuba yarasa ibihugu bya NATO, ikongeraho n'icyo gihugu kirashe izo nuclear. Amaradiation yayo aba ari automatique. Iyo system itiyumva ikahita yohereza intwaro za kirimbuzi, ikahita irimbura abantu bose bahanganye n'igihugu cyarashe. Bivuze ngo nta muntu umwe warokoka. Iki kintu cya mbere banze nshyireho ukuri, cyangwa se nshyireho umurongo. Ntago USA yarasa Russia irasesha intwaro za kirimbuzi, bishoboka. Ahubwo iki gishobora kubaho, bya bihugu ukuntu birasana, ntabwo ari iyo bishatse kwinjira nko mu ntambara yerewe ushaka kurasana, bo bashaka igihugu barasaniramo, nk'uko barasanira muri Ukraine, urugamba rukabera muri Ukraine. Ariko ntabwo uzigera ubona Russia irasana na OTAN cyangwa se irasa igihugu cy'Uburusiya. Uburusiya ntabwo bwazaraswa, USA ntabwo izaraswa, ahubwo bazajya bahindura tere barwaniraho. Niyo ntambara yabo yeruye barwanamo, ntabwo uzigera ubona barasana hagati yabo. Ikindi abantu babanza bakibagirwa, kuko buriya bari abantu ukuntu bateye, hagize urasa undi akamusubiza, kuko ntabwo wasubizanya intwaro zisanzwe. Urabona ko na Putin yite deployinga Orishnik hafi ya Alaska, avuga ngo Amerika iramutse ibaye ngombwa ko iturasa, twayirasa Orishnik mwayibonye ubukana bwayo, wenda kuba atayizi. Iyi ntwaro ifite ubukana cyane, ishobora kuraswa ahantu ikagira ubushyuhe buri hejuru ya dogere 2000, kuko byagaragaye ko ishobora no kugeza ku dogere 4000. Bivuze ngo aho irashe naho yaba ari ku nzu irasheho gusa, yubakishe sima, nayo iba umuyonga kugeza no ku butaka irase bugacukuka. Bivuze ngo nta kintu na kimwe iyo ntwaro irasaho ngo cyongeye kugira ubuzima. Nayo imeze nka kirimbuzi ubwayo, bitewe na radiation izamura, ikongera ikazamurana n'ubushyuhe bukabije. Ibyo byonyine bishobora gutuma ahantu irashwe n'abantu bahaturiye ibashije kutanabageraho.
bishobora gutuma bangirika amaso kubera ubukana bifite bw'urumuri. Ni ikintu kirekura dogere nyinshi, cyaba kiri ku bushyuhe bwinshi igisasu kikanarekwa n'urumuri rwinshi, bivuze ngo abantu benshi bashobora gupfa amaso ku buryo bworoshye. Ikindi cya kabiri, ahantu rirashwe hagenda hakarimbuka hagacukuka, bivuze ngo ahantu hari hubatse inzu ishobora kuhakubita igahita igenda igahita ihahindura umusenyi, kandi uwo musenyi nawo ukaba washobora ukahinduka nk'amazi ubwawo. Sinzi mbere abantu benshi mujya mureba icyo bita maguma, ni ibikoma biva bigenda munsi y'ubutaka ariko biba byatewe n'umutingito bigatuma ikirunga kiruka. Niba ari abantu barebye ubushyuhe buba buri hariya, byo bikubye inshuro zirenze ebyiri ku bushyuhe. Nawe wumva ikintu gishobora gushyuha kikarenga dogere 2000, kiba gifite ubukana. Usanga Amerika nayo ntabwo yashotora, kandi yabizi neza ko zatari izo ntwaro za nyuma Russia ifite. Ni intwaro zitakita ko ari iza kirimbuzi mu buryo bwa nuclear, ariko nanone ni intwaro nazo zishobora kurimbura ahantu runaka. Nazo ubwazo nazita ko ari kirimbuzi zoroheje. Wenda ngo kirimbuzi aho zitandukanye nuko wenda aho bazirashe mu kirere cy'aho hantu ashobora guhumana bigatuma abantu bangirika bapfa mu gihe gitoya, ariko ziriya zo ni intwaro zishobora kurasa ahantu hatoya kandi zikahashegesha cyane. Wenda iki kintu nacyo hari umuntu rero dusabye ngo nawe nzamusobanurire aho orishnik na nuclear aho bitandukaniye, ariko ntaho bitandukaniye narengeje kunyuramo. Nagarukaho buriya ikintu OTAN irimo irakora bisa nkaho igiye gusenyuka. Akandi impamvu havuze, Uburayi maze igihe buri mu ntambara ya Ukraine kandi bwoherezayo ubushobozi bwabo. Amerika yaba yateze umutego. Umutego Amerika yateze ibihugu byo muri NATO, ubu bisa nkaho yabahaye intambara ngo birwane bonyine, uko bashize bashaka kurasa Russia. Amerika babwiye ati nibyo, niba mushaka kwirasa ntabwo tubabujije, ariko nimwegeranye ubushobozi bwanyu. Babategeka miliyari bagomba kwegeranya z'amadolari kugira ngo Amerika ibahereze F-16, bahe Patriot, bahe n'ibindi byakoreshwa mu ntwaro kugira ngo babe barasha Russia cyangwa se bahangane na Russia muri Ukraine. Ariko ikibazo cyaje kuvuka ni kimwe, ni uko umutegura Amerika yateze ibihugu byo muri NATO, baje gusanga NATO ikintu izaba igiye gukora, igiye kwikuraho amafaranga igure za ntwaro z'abanyamerika, harimo izo za Patriot, F-16, ko 35 ntabwo yize yiremerera, hanyuma babashe kuba bajya kwataka Russia. Dore ikibazo cyaje kubaho. Nk'Ubudage, Ubufaransa, ibihugu byisanze, yewe na Espagne, ibihugu byisanze bigiye kuvuga ko bigiye kuzamura ubukungu bwa Amerika, ariko byo bigasubira hasi. Kuko nibyo ko nk'igihugu cy'Ubudage cyahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu, bifite isoko ry'Uburayi na Amerika mu gucuruzanya. Cyane ku bijyanye n'imodoka cyane, n'abantu bari bateye imbere cyane guhurizaho ibicuruzwa n'ibintu bya electronique. Utuvuga n'ubu Abashinwa bamaze gufata isoko ry'Uburayi, nibo bararicuruzamo, kuko Ubudage ibintu bukora cyatumaga bihenduka ni uko babonaga iyo gaze na peteroli n'andi mabuye y'agaciro avaga muri Russia. Bivuze ngo Russia ubu ni ukuvuga ko ntibagikorana ubucuruzi. Amerika yabategetse ntimuhahirane, cyo kirimo kirahaha ibintu muri Amerika kandi ndetse bakanahana byinshi, ariko bakabuza Uburayi kugira icyo bahaha. Yewe kujya no kuri gaze na peteroli, avuga ati nka peteroli na gaze mugomba kwikura hehe? Muri Amerika. Kandi Amerika ku kijyanye na peteroli, ifite peteroli iri mu bubiko bwayo, nta peteroli nyinshi ifite muri Amerika. Buri ikesha peteroli yayikesha ibindi bihugu bikuramo. Wenda gaze yo ifite ukuntu ifite gaze yayo ifaburika ikaboneka, ikaba yayigurisha ibindi bihugu. Ariko nanone iyo gaze nanone si gaze wakiringira, kuko ni gaze irimo, navuga ko ni gaze idatunganyije ku kigero cy'uko yajyanye n'iyo muri Russia. Kuko umva ira n'inkorano kandi iranahenze. Ikindi cya kabiri, kandi n'uburyo bwo kwigeza ku bihugu byo mu Burayi nabyo birahenze. Urabona nk'ibihugu biri mu burasirazuba bw'Uburayi,
kuvana gaze yabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kure pe. Nk'igihugu cy'Ubugereki, Polonye, Ubudage, ufashe nk'ibyo bihugu usanga nk'ibi bihugu bisa nkaho byaba bigiye kwikura cyane kure, kandi bigatuma bikora urugendo rurerure kandi bakanigura inahenze, kuko niba ibiciro by'iyo gaze bishobora kwikuba kabiri, kandi ugasanga nk'iyo gaze ubwayo nayo si gaze nziza yakoreshwa ngo itange umusaruro, nabyo ni ikibazo. Wakongeraho wenda nuko ibihugu byo mu burasirazuba bw'Uburayi buriya ni ibihugu bisa nkaho byaryoheye kubana n'iki gihugu cy'Uburusiya, kuko bibona gaze ku kigero gihendutse, mbese rero mu materiyo zose bazibona ku buryo buhendutse ugereranyije n'uko bazikura kuri Amerika. Kandi ikindi cya kabiri ni uko Amerika ubwayo ni igihugu gisa nkaho gitanga umusaruro munini cyane, cyangwa se ingengo y'imari nini cyane muri OTAN. Babikoze mu buryo bwo kugira ngo, kuko rero babasabye ko Amerika yateye ibihugu byo muri OTAN ko byose byazamura 5% y'ingengo y'imari y'ibihugu byabo, kugira ngo igisigaye cyane tuba gikomeze. Urumva rero kugira ngo gikomere, kubera ko batari bafite ubwo bushobozi, bari banze gutanga ayo mafaranga, babicishe muri ubwo buryo bwo kugura intwaro muri Amerika, kugira ngo Amerika noneho izamura ubushobozi bwabo bwo kuba bwahangana n'Uburusiya, kugira ngo wenda bibaye na ngombwa na leta ko yakataka, Amerika aba yayitabara, nubwo Amerika itakataka Uburusiya, ariko nibura igakumira ibitero byabo byari kuraswa ku Burayi. Nk'ubu ndaguha nk'urugero, wenda turabikomozaho gato ariko ntabwo turi bubyinjiramo cyane ngo tubijye deep. Nk'iki gihugu cy'Ubudage kimaze iminsi kikoma Amerika, avuga ati se ko mwebwe turi muri OTAN, mwe murafata igihugu cy'Uburusiya mugashyigikira imisoro mitoya kandi mukajya mugahahira, aho twagera kuri twebwe mwe kadushyiraho imisoro ya 30%, akaba ari byo mudushyiraho imisoro ya 50%, kandi turi mu muryango umwe. Aho tari mu muryango umwe natwe muraborohereza imisoro ikaba mikeya, nka Korea y'Amajyepfo isora munsi ya 30%. Kuki mwebwe mudushyiraho imisoro ihanditse kandi turi mu muryango umwe, kandi dumuzi urugamba turwana na rumwe? Ibyo Ubudage bukibura. Wenda hari ikiganiro tuzakora, ariko nyine mu bingaragaza muri comment ko mugikeneye, tuzagana ku Budage kuko buritegura gusohoka muri NATO. Ubudage ni igihugu gikomeye cyane, wenda manyuremo ku Budage buriya mbere ko bajya mu ntambara ya kabiri y'isi, igihugu cya kabiri mu bukungu, cyari igihugu gikize kurusha ibindi bihugu. Wenda havuyemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari iya mbere, Ubudage bwari ubwa kabiri ku isi mu bukungu. Na mbere yuko babinjira mu ntambara ya Ukraine, iki gihugu cyari cya 5 mu bukungu, ariko tuvugana ubu nta nubwo ni icya 6, kuko buriya Russia cyari kiri imbere y'Uburusiya mu bukungu, n'Uburusiya bwamaze kugitambukaho, yewe n'Ubuhinde bwamaze kugitambuka, kubwo Ubuhinde n'Uburusiya bwahise bigitambukaho icyarimwe, bivuze ngo bwasubiye inyuma. Wenda turaza kurebera hamwe, ariko ibyo byose murabigaragaza muri comment. Ubwo murahitamo ikiganiro twahise tubakorera mu minsi ya vuba, hagati muri ibi tugiye kubanyurizamo. Hari Ubudage, hakaba n'Ubuhinde nanone nabwo muri iyi minsi nabwo burimo burarebana na Amerika nabi, kuko Abanyamerika basabye ko Ubuhinde butakongera kugura raw material mu gihugu cy'Uburusiya, harimo gaze na peteroli n'ibindi. Abahinde baravuga ati ntabwo twabitinyuka kubikora, kuko aho kugira ngo tureke gukoresha ibintu byo mu Burusiya, ahubwo twakemera tugatandukana na Amerika mu bintu byose biduhuza, kuko ubuzima bwacu bwose bushingiye ku Burusiya. Gaze na peteroli hose ntihiva, n'ibyo dukoresha byose niho bituruka, n'inganda zacu ntacyo uzakora. Kandi koko iki kintu nicyo munyandikire muri comment na mumbwire uko mubyumva. Umuntu ahisemo ko mudahahirana, ufite miliyari 1.5 irenga y'abaturage, hari kuba utakaza isoko rya Amerika, hari no gutakaza isoko ryo mu Rusiya, uguha ibikoresho byose yiyambaza kugira ngo wizamure mu bukungu, no kuba wakitandukanya n'Uburusiya ukemera gushyigikira Amerika idafite raw material uzakoresha ikagura iryo soko, wahitamo iki? Ubu ni umukoro mbasigiye, munyandikire muri comment,
akagaruka turakora ibiganiro byinshi muri iyi minsi rero tubibagezaho gake gake, nawe munyandikira aho munsubize aho hantu. Reka nongere nsubiremo ikibazo. Amerika ishaka guha isoko Ubuhinde, isoko rinini, izinjizamo amafaranga menshi. Uburusiya nabwo bufite ibikoresho Abahinde bifashisha bagira ngo babashe gukora ibyo bintu bazacuruza kuri Amerika. Wowe wahitamo iki? Wahitamo kubona ibyo bikoresho by'Abarusiya, izo raw material z'Abarusiya, ukareka ubucuruzi na Amerika, cyangwa wahitamo ubucuruzi na Amerika ntubone izo raw material? Izo raw material nizifashishwa mu gukora ibyo bintu bacuruza muri Amerika. Izo ngo batabifite biranagoye no kuba bagira bate bacuruza ku isoko rya Amerika. Aho munyandikiye muri comment yahitamo iki? Ntawe wahitamo iki ugendeye iyo story ko nyikugejejeho? Yego, nakagaruka. Ciao ciao. Utarakora subscribe, like, share, comment, nyaboneka shyiramo agatege kugira ngo dukorane ibiganiro byinshi. Ko ndimo n'abategura live, bazari gutegura live abantu bari muri 50 bataranajya no mu ijana. Ni ikibazo gikomeye, kandi iyo live bashaka ko dukora, bashaka ko tuyikora ku buryo buri muntu wese ambaza ikibazo online hahita musubiza ako kanya. Baze rero umunsi nzakora live ntabo nkorera abantu bake cyane kandi bose batari online. Turabashimiye, mugire ibihe byiza, naho ubutaha. Ciao ciao.